Twongeye gusuhuza kurikira muri Africa TV tukugira ngo ni iby'agaciro kenshi kuba dukurikira umunsi ku wundi. Nawe utubonye bwa mbere turagushimiye yuko ugiye kuba umufatanyabikorwa byo gukora subscribe ndetse na like, tuzajya tubana ibihe byose. Uyu munsi turi buze kwibandaho cyane ni uburyo dushobora kubona ubushobozi kandi tubuvanye mu kantu gatoya umuntu atatekereza yuko yakuramo ubushobozi, mu rwego rwo kugira ngo twirinde abirirwa bavuga yuko tudashoboye kandi nta n'icyo twanakwigezaho. Uyu munsi yongeye kubereka ahantu ushobora gukura ubushobozi mu buryo bworoshye kandi butakugusabye imbaraga nyinshi cyane. Umwana wo mu mujyi bamujyanye icyaro. Yasigaye mbona nta cyaro kiriho. Umunani baramuka bawukoze. Uzaba ureba ukuntu hari ahantu hazagira agaciro cyane. Turakomeje turagiye rero tugiye kureba aho bibera naho bishobora guhindukira mu bijyanye n'imikorere yawe ya buri munsi, tugendeye ku bushobozi ufite butoya, twongera twanagendera no ku butaka ufite butoya, dukora ibijyanye n'ibyo guhinga mu buryo bwa tekinoloji kandi mu buryo bworoshye cyane. Wowe nuve kuri Marika Africa TV byose uraza kubibonera ahangaha. Mbagejeje mu busitani bwanjye, urabona yuko maze gukora icyo bita tekinolojiya ambonye se reba ukuntu ariko mpinga, wabibonye? Ukavuga ngo ubutaka bwabaye butoya, ubutaka buba buto gutese akana kariko kose wagakoresha. Ubutaka bwabaye buto kare ku butaka ntabwo bwabaye buto, ahubwo icyabaye gitoya ni uburyo uteguramo. Reba aha hose harimo isi igitunguru, byose ni mubibona, nimwirwa mubijugunya amanywa nijoro. Rega ntacyo nazabaha akunzi ba Marika Africa TV, nzajya mbigisha uburyo muzajya muhinga mu hantu hato cyane bitabasabye imbaraga nyinshi. Hano hari ibintu byinshi bisabye ahangaha, very easy, biroroshye, easy kandi ni hato cyane. Murebe neza mwitegereje, murebe easy aha hose. Hari icyo mutabona se? Murebe neza mwitonze, byose reba ahantu hano hazera ibingana gute ko ari byinshi cyane, biroroshye. Ahangaha uzi ibitunguru bivamo ukuntu bingana, ni byinshi cyane kandi mu tuntu mwirwa mujugunya amanywa nijoro. Nzabigisha bizinesi paka, niyo gahunda mfite hano kuri Marika Africa TV. Reba hari uko mba ntagize koko kugira ngo mbereke yuko ibintu byose byoroshye. Kasa hagati wagenda ugacarya hepfo, ukaza ugashinga ugatambika, ubona bitoroshye n'udusumari akanusu cyane iyo kaba kara ariko ugahinga ahantu hageze. Ubona nzambereka ukuntu runo ruboga ruzaba rumeze. Kuvomerera biroroshye, turi mu gihe cy'izuba ariko biroroshye. Very easy. Umurongo murabibona neza, umurongo hano inyuma nasizeho kamwe. Ikibazo kino hano ko bajya kuba kure y'abahegereye nk'umujyi, amafaranga ntabwo babona ngo bayashyire.